Yesu ashimwe nshuti za Resiterapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba, Imana ikwiteho kandi Imana igusubize mu izina rya Yesu. Wowe wahisemo gusenga amasengesho yo kwihumanura, ni ukuri Imana iguhumanure mu izina rya Yesu. Cyane cyane wowe wariye ibintu bihumanya cyangwa se ukarota urya ibintu bihumanya, ibyo wariye byose mu nzozi Imana ibiguhumanureho. Nakubwiye ko ibintu byinshi tujya mu nzozi ni ibiduhumanya, ni ibituma turwara indwara zidasobanutse, ugahorana umutwe, amasereri mu nda, ibibyimba, kubabara bya hato na hato. Ibyo ni ibintu tuba twariye mu nzozi. Imana rero uyu munsi wa none iduha umwuka wo guhakana ibyo bintu byo mu nzozi. Tugiye gusengera kino kirahure cy'amazi, amaraso ya Kristo ajye mu buzima bwacu, afate control, avuge ngo no, ntabwo tuzongera kurya mu nzozi, ntabwo tuzongera guhumanwa n'ibyo twariye. Kandi aya maraso ya Kristo aguhumanure ku ibyo wariye, aguhumanure ku byo warenze, aguhumanure ku byo wasizwe. Aya maraso ya Kristo rero ni ikintu agiye kudukorera kuri uyu munsi, kuri iyi saha, kuri iyi nshuro. Twihumanuye bihagije pe, ndi kumva ndi guhumanuka, ndi kumva nahumanuye. Ariko hari abantu bagira umubyibuho uri desordonné, umubyibuho ukabije. Uwo mubyibuho hari umubyibuho uturuka ku badayimoni, umubyibuho uvamo hypertension, ukavamo n'amadiyabete, ukavamo no kwangwa, umugabo akakwanga, cyangwa se ntunarambagizwe bitewe n'uko ungana, cyangwa se nyine ugasanga uri umugabo wagize inda nini cyane nta nubwo uzi igihe yaziyeho, kubera ko hari ibintu by'ibinure Satani yagiye akwenjegitamo mu nzozi, bakakugaburira mu nzozi bikakubyibushya. Amaraso ya Kristo ashoboye kongera kukuyungurura, akaguhereza umubiri udafite ibinure, akaguhereza umubiri utarimo toxine z'abadayimoni, akaguhereza umubiri ujyanye n'uko uzakorera Imana. Reka nkubwire, hari umubiri Satani aguha kugira ngo ube inzitizi zo gukorera Imana, ube inzitizi zo kuba wazamuka umusozi ngo ujye gusenga, ube inzitizi zo kuba wajya mu rutare ngo ujye gusenga, ube inzitizi zo kuba wakwiyiriza ubusa, kuko umuntu ubyibushye cyane arasonza cyane, ntabwo ashobora kwiyiriza ubusa. Hari umubiri w'abadayimoni, uwo mubiri tugiye kuwanga mu izina rya Yesu. Turanga umubiri w'abadayimoni, turanga ingano y'abadayimoni, turanga igisazuro, akaguhereza umubiri uzasaza vuba. Uko gusaza vuba bizatuma utabwa, bizatuma utereranwa, bizatuma ujugunywa, bizatuma usuzugurwa. Ibyo ngibyo rero ugomba kubyara. Umubiri w'igisazuro, umubiri utera indwara, ubyibushye cyane, umubiri utubahisha Imana, tugiye kubwira amaraso ya Kristo awuduhumanureho mu izina rya Yesu. Ariko kandi hari umubiri uba waraturutse nyine ku byo wariye byangiza. Nagira ngo nkubwire mwene data, uyu mubiri wambaye umenye ko ari urusengero rw'Uwiteka, ugomba kuwitaho, ugomba kuwatretena, ugomba kuha valeri, ugomba kuwoza, ukawukubura, ukawuhagira nk'uko bakora isuku mu rusengero. Kandi ntabwo ugomba kwinjizamo ibintu ibyo ari byo byose, nk'uko utajya mu rusengero ngo upfe kujyana ibintu byose, upfe gushyiramo. Ni nk'uko no mu mubiri wawe batapfa gurohamo ibintu byose, ntabwo bapfa kubishyiramo, ntabwo bapfa kunywa ibyo babonye, ntabwo bapfa kurya ibyo babonye. Ibinyama byanduza bikureho. Twavuze ingurube n'inkwavu, ushobora kuba ubikunda rwose, ariko gerageza kugabanya ibintu waba uzi biguhumanya. Ibyo bintu biraguhumanya, izo nzoga nyinshi ziraguhumanya, iyo maji menshi, ayo mafanta menshi araguhumanya. Ibintu byose uzi bihumanya bigabanye, kuko uwo mubiri wawe niyo moteri izatuma ukorera Imana. Utawufite ntiwakorera Imana, wakunaniye ntiwavuga Imana, warwaye ntabwo wayivuga, wahora mu maganya no mu gahinda gusa. Uyu munsi wa none ita kuri uwo mubiri ufite, Imana irawushaka ari muzima. Imana igukeneye ari fit, Imana igukeneye nta ndwara zirimo, Imana igukeneye utananiwe, Imana igukeneye uri muzima ukomeye. Imana iguhumanurire ku byo wariye byangiza umubiri, Imana iguhumanurire ku byo wakoze byakwangije, kandi Imana ibiguhuze. Ayo maraso Yesu ugiye kunywa, ugiye kubabwira ngo umpuze ikintu cyose
gishobora kwangiza umubiri mu buzima bwanjye, sinzongere kugikunda, sinzongere kukinywa, sinzongere kukirya. Niba hari ibyo kurya wari warabayeho addicted ubikunze kandi bihumanura, icyo kirahure cy'amaraso ya Kristo gitume ubihurwa, icyo kirahure cy'amaraso ya Yesu gitume ubihurwa mu izina rya Yesu. Bihurwe ya mico mibi ituma ugira umubiri mubi, amaraso ya Kristo atuma uyivaho mu izina rya Yesu. Ayo maraso akuhagire, akweza gutunganye iki kirahure. Kandi dore ikintu kigiye kudukuramo, abantu basambanye bakiriye amaenerji negatifu z'abandi bantu, bakiriye imbaraga z'abandi bantu, bakiriye imyuka y'abandi bantu. Abantu babonanye nabo bari bavumye, abantu babonanye nabo bari baragiye mu barozi, abantu babonanye nabo benshi bari bisize imiti, abantu babonanye nabo bavuga amagambo mabi, abantu babonanye nabo bamwe ni abajura, abandi ni abarozi, abandi ni abicanyi, abandi ni abagome, abandi ni abahehesi nyine. Abantu wabonanye nabo ni abakozi ba Satani, abantu wabonanye nabo bafite ibyaha byo muri karande bagendana. Ibyo byose babikwenjegisemo, ibyo byose barabigusigiye, ibyo byose ugendana nabyo, ibyo byose urabifite, urabitunze, wabijyanye mu rugo rwawe, urabigendana mu muhanda. Ni nayo mpamvu ubona ubuzima bwawe bw'urukundo bugenda bupfa. Ugenda uvuga ngo ntabwo naremewe gukunda, utangiye kubona yuko urukundo hari ikintu ahari wowe utaremiwe, kuko ubona udakunzwe, ukatangira kuvuga ngo ariko sinjye nakoze iki, nibihe byaha nakoze bituma nakundwa, nibihe byaha nakoze bituma nemerwa, nibihe byaha nakoze, ni iki nakoze kiruta icy'abana. Wa muntu yakwenjegisemo imivumo ye, wa muntu yagushyizemo imyaku ye, wa muntu ni Satani wamwohereje kugira ngo aguhumanye. Yaraguhumanije rero, ugiye kwihumanuza iki kirahure cy'amaraso ya Yesu, ugiye kukihumanuza mu izina rya Yesu. Ugiye kwikuramo abantu bose wasambanye nabo, ugiye kwikuramo abantu bose bamenyanye nabo. Iki kirahure cy'amaraso ya Yesu ugisengere nk'ikirahure kiguhumanura ku myaku yaturutse mu mibonano mpuzabitsina, nk'ikirahure kandi kiguhumanura ku bintu wariye ukanywa bitera kugira umubyibuho ukabije, kugira ubuzima busaza, kugira uruhu rubi, kugira isura mbi, kugira icyangiro, kugira igisuzuguriro, kugira ibintu bitakugaragaza neza. Ayo maraso ya Yesu abisohore mu izina rya Yesu. Tugiye kubisohora byose, tubyevakiwe. Niba uri umugore, utekereza umugabo wose wabonanye nawe, umubwire ngo ndagusohoye mvamo. Niba uri umugabo, utekereza umugore wese wabonanye nawe, umubwire ngo ndagusohoye mvamo. Umusore mu izina rya Yesu, imbaraga ze zisohore, imivumo ye yisohore, byagusize bikuvemo mu izina rya Yesu. Wanga kumusara bigorogota, usigare uri original, wumva rwose uri wowe wenyine, nta muntu muri kumwe mu izina rya Yesu, kereka uwo mwashakanye wenyine. Niwe Imana yavuze ko muzabana akaramata, niwe Imana yavuze ko nta cyatandukanya ab'Imana yafatanyije. Abandi bose tandukana nabo, abandi bose tandukana nabo. Amaraso ya Kristo agutandukanye n'uwo muntu, amaraso ya Kristo agutandukanye nawe mu izina rya Yesu. Agurwe nawe umuhurwe mu izina rya Kristo, imbaraga ze zikuvemo mu izina rya Kristo, imyuka yikuvemo mu izina rya Kristo, uburushyi bwe bukuvemo mu izina rya Kristo, ubukene bwe bukuvemo mu izina rya Kristo, indwara ze zikuvemo mu izina rya Kristo, ibyo byose bikuvemo none aha ngaha. Ndagusengera, fata rero icyo kirahure cy'amazi tugisengere mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ishobora byose, Nyiringabo Imana, ufite ubutware, ufite n'ubushobozi bwinshi, iki kirahure cy'amazi nkizanye mu kiganza cyawe kugira ngo gihinduke amazi ahumanura mu izina rya Yesu. Gihinduke amazi n'amaraso bihumanura, gihinduke amazi n'amaraso bya Kristo bihumanura. Iki kirahure cy'amazi mu izina rya Kristo gihinduke amazi n'amaraso bya Yesu bihumanura ku mubyibuho ukabije, bikuramo ibinure biri satanike, byose bibi biri muri njyewe bikurwamo n'aya mazi n'amaraso bya Yesu. Aya mazi n'amaraso bya Yesu nibigera muri njyewe, bintandukanye na buri mugabo, bintandukanye na buri muntu, bintandukanye na buri kintu, bintandukanye na buri mugore. Ikintu cyose cyaba cyarampumanyije cyose kimve mu izina rya Yesu. Abantu bose naba narabonanye nabo bamvemo ku bw'aya maraso n'amazi bya Yesu. Imbaraga zabo zimvemo, imivumo yabo imvemo, imyaku yabo imvemo mu izina rya Yesu. Ndashaka guhumanurwa rwose kuva ku mutwe kugera ku kirenge, mumanurwa n'aya mazi n'amaraso bya Yesu. Kuva imbere n'inyuma, mumanurwa n'aya mazi n'amaraso bya Yesu. Niba hari icyangiro cyari kindiho, amaraso ya Kristo akinkureho. Niba hari igisuzuguro cyari kindiho, amaraso ya Kristo akinkureho. Niba hari uburushyi
bwari bundiho, amaraso ya Kristo abunkureho imbaraga zose z'umwijima zituma utambona nk'urusengero rwawe, zituma umubiri wanjye utagaragara nk'uko ushaka, zituma umubiri wanjye utawukoreramo, zituma umubiri wanjye wazarwara. Izo mbaraga zose zisohoke, izo mbaraga zose zisohoke none ahangaha ndazitegetse zisohoke. Amaraso ya Kristo azisohore, amaraso ya Kristo azisohore, amaraso ya Kristo azisohore. Abagabo b'ijoro basohoke, abagore b'ijoro basohoke, abasambanyi basohoke, abarozi basohoke, abagome basohoke, mu izina rya Kristo basohoke. Ndiyuhagiye rwose, ndiyuhagiye rwose, ndiyejeje rwose mu maraso ya Kristo. Nta mwaka usigaraho, nta muvumo usigaraho, nta munuko usigaraho. Niba hari ibyo batongereho byatumaga nuka, byatumaga abantu bancikaho, byatumaga abantu bamvaho, byatumaga abantu bambona uko ntari, byatumaga abantu batambona nk'uri mwiza, bimveho, binshireho mu izina rya Yesu wangu ku musaraba i Golgotha. Wa kirahure cy'amazi we, uhindutse ikirahure kizahindura ubuzima bwanjye bwose. Ndagutegetse nikubaye mu mbaraga z'ijambo rihindura, mu mbaraga z'ijambo rirema, mu mbaraga z'ijambo ritransforma. Nanjye nkutransformiye kuba amazi n'amaraso ya Kristo bimpumanura mu izina rya Yesu. Urankuraho ikintu cyose kiri mu isi y'umwijima, uranshomora mu isi y'umwijima, uranshomora mu isi y'ibyago, uranshomora mu isi y'amakuba, uranshomora mu isi y'imibabaro, uranshomora mu isi y'agahinda, uranshomora hariya hantu, uranshomeka muri Kristo. Wa kirahure cy'amazi we, uyu munsi wa none urampindurira ubuzima, ubuzima bwanjye burahinduka. Ndagutegetse, Yesu yagenze hejuru yawe, uhinduka urutare. Yesu aritambukira rimwe, umuyaga ucamo kabiri, urahagarara, hepfo amazi arakomeza, haruguru arahagarara. Umunsi umwe Elisa yagushyizemo amazi, urahumanuka, abantu baranywa. Undi munsi Yesu kugira divayi, abantu barakunywa. Uyu munsi wa none nanjye nkugize amazi n'amaraso bya Yesu bihumanura, binkuramo ikibi cyose, binkuramo umuvumo wose, binkuramo umwanda wose, binkuramo icyaha n'icyanyuro gisuzuguro n'uburetwa n'uburushyi, binkuramo ibyo bamvuze, binkuramo ibyo banamitse, binkuramo ibyo bansize, binkuramo ibyo bamvuzeho, byose bimveho, binkureho mu izina rya Yesu. Urakoze kuko Imana igukoresheje uza guhindura ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu wangu ku musaraba i Golgotha. Data, tangira ushima Imana, ushima Imana uri kuyagotomera. Ndi kugotomera amazi n'amaraso ya Yesu bihumanura. Ndagushimye Mwuka Wera kuko umumanuye muri aya mazi. Ndagushimye amaraso ya Kristo kuko umumanuye. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo kuko umumanuye. Haleluya, ndahumanutse. Gotomera uvuga ko uhumanutse, vuga ngo ndahumanutse, vuga ngo ndahumanutse. Amaraso Yesu ndakunyweye mu manura, amaraso ya Yesu ndakunyweye mu manura, mumanura mu izina rya Yesu, mumanura mu izina rya Yesu, mumanura mu izina rya Yesu. Ndatangaza ko mumanutse, ndatangaza ko nitandukanyije n'umuntu wese umumanura. Ibinure byose byo mu nda, ibinure byose bitera indwara, binshizemo mu izina rya Yesu. Imbaraga zose Imana itanshakamo zimvuyeho mu izina rya Yesu. Amagambo yose Imana itanshakaho amvuyeho mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose Imana itanshakaho birashize none ahangaha. Amaraso ya Yesu aramumanuye, amaraso ya Yesu aranyejeje, amaraso ya Yesu arandukanyije n'ibintu babi, amaraso ya Kristo ntandukanyije n'ikintu kibi. Amaraso ya Kristo agize icyaremwe gishya, amaraso ya Kristo agize umwana w'Imana, ayo maraso agize uwera, agize umukristo mu izina rya Kristo. Ndatangaza ko umubiri wanjye ni urusengero rw'Uwiteka Imana, ndukoze mu isuku, ndarwuhagiye rwose, ndarukoropye rwose. Nta kintu cyose Imana idashakamo kizongera kunyinjirira mu mubiri. Ibyo nariye, ibyo nanyoye, haba mu nzozi, haba mu buzima busanzwe, mu izina rya Kristo binshizemo, mu izina rya Kristo binshizemo. Uyu munsi ndi icyaremwe gishya, uyu munsi ndera, ndakiranuka mu izina rya Kristo, ndasa neza, ndi umutagatifu, ndi nk'uko Imana ishaka, ndi nk'uko Imana inyemera. Mu izina rya Yesu niko mbyatuye. Urakoze ko kunyejeje amaraso ya Yesu, urakoze ko kunyejeje amaraso ya Yesu, urakoze ko kumumanuriye amaraso ya Yesu. Mu izina rya Kristo Yesu, ukomeze usenge mwene data. Uyu munsi wa none urahinduka icyaremwe gishya, imivumo yose ntabwo izongera kukugeraho kubwo amaraso ya Yesu afite imbaraga. Erega hejuru y'amaraso ya Yesu nta kindi kiriyo. Amaraso ya Yesu arihagije. Ntibazakubeshye ngo bazaguhereza udutu uzambariraho, ntibazakubeshye ngo bazakuhereza utuntu twubaka urugo, ntibazakubeshye ngo bazaguha utuntu dutera igikundiro. No, barakubeshya. Biriya ni ibipfamatwi, biriya ni ubusabusa, ni ukukubeshya. Ni Satani arakwiba, yarangiza agakomeza
kukwibabaza no kukwibisha, uyu munsi wa none uvuga ngo amaraso ya Kristo urampagije, ujye uyagendana mu gifu cyawe, mu kanwa kawe, mu ntoki zawe, mu maboko yawe, ahantu hose ugenda uyajunditse, ugenda uyacira, ahantu hose ugenda uyahashyira, azagukorera, azakubakira, azakubera imbaraga, azakubera ubuzima, ntajya atsindwa, ntajya ata agaciro, ntajya aba expire. Ndayakunda nawe ndayagukundishije mu izina rya Yesu, amen, amen.